jari umuntu w'inshuti yawe wari waza ngabe open kuri wakubwira ikibazo cye kubwira ati genda umutinganye bimeze uko inama rero bagira nizi ndabanza nka donc mfite nk'ubugiye mfite association yabo hari bavanze n'abapfubuzi urakoze ntago abantu bagiye babitandukanya sex orientation na gender identity ndetse na physical appearance bitandukanye nuko umuntu ateye yego so rero ntibakabyibeshye ku muntu ntago nshobora kureba umuntu ngo bire gutya ngo mvuge gutya ndetse naba mbivuga twararyamanye none se ko nshobora no kubyibeshyaho ukabana nta n'igitsina ugira ko nshobora no kubyibeshyaho ukaburi ufite ibitsina bibi abantu bavuka gutyo yes none se waramubonye no kubyibeshyaho nkasanga nimba murakuru umugabo ntuzi no kurongora nimba murakuru umukobwa wenda ntago wumva ko waryamana n'umuhungu ni byo ngibyo sinshobora kuba najya kukujija umuntu niwe menya ku giti cye cyokora ubaye open ukambwira nabyumva ariko umuntu niwe wimenya. Reka baze gusuze cyane ahantu uherereye hose atandukanye dore ko arabadukurikira atubibona bari hirya no hino yaba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda yaba abari hanze hanga tuvuga East Africa babantu baba bakoresha iki kinyarwanda twivugira nyine hano iwacu i Rwanda mu gihugu cy'imisozi igihumbi angaha uyiture ugasanga na diaspora nyine tuba twifuriza ibihe byiza aho mwaba muherereye hose dore ko diaspora yacu ibimaze no kwaguka angaha rero ni kuri Iris TV reka manze nkomeze nkwifuriza nyine ibihe byiza ariko nubundi murabizi amakuru meza cyangwa se byamamare mwikundira cyangwa se bwa butumwa bwose bwaba nyine bwubaka societe nyarwanda ndetse n'ahandi muri rusange dore ko abashinga nayo b'abarundi baba nabo badukurikiye badutegereye nyine barimo bumva ibiganiro byacu cyase bakurikiranye amwe mu makuru tuba tubagezaho ndi kumwe rero n'umwe mu bastar hano mu Rwanda amenyerewe ku bintu bijyanye na social media cyane ndetse akaba mu blogger dore ko nawe ni umwe mu banyamakuru nabo dufite hano mu Rwanda ariko akaba namenyerewe kuba yagira ukuri kwinshi Jihad umeze neza emaze neza ntangiye nkuvugisha cyangwa se ntangiye nkuvugira amazina ariko hari abantu baba babazi Jihad bisanzwe nyine nka Jihad ubundi amazina yawe nayahe nitwa Jihad kandi niryo Jihad ni Kristo ni ofete ni izina ry'akazi yego ubundi busanzwe nitwa Cyprien uzabakiriho yego ari amazina y'ababyeyi yego shawe uyu munsi ngize amahirwe yo kukubona navuga ko turi mu minsi itoroshye hano mu Rwanda mu gihugu cyacu guma mu rugo ikumereye gute gufasha ite kuko ndabona fresher ari fresher ni nk'abandi banyarwanda bose muri rusange ko nanjye ndi mu rugo uretse ko oya nubundi nibyo kuguma mu rugo byo ni gahunda ya leta ariko urumva nka Jihad nyine guma mu rugo rero barayivuza umunsi wa mbere yego umvise umeze ute bro nta kidasanzwe ofete burya abanyarwanda cyangwa se ikiremwamuntu muri rusange tujye twihanganira impinduka ikintu kidashobora guhinduka ni impinduka ubwacyo nyine ntitwagombaga kugihindura twagombaga kucyakira nk'abandi nkinjiramo nk'abandi muri rusange gusa kubera akazi nkora n'ibikorwa mba mfite gisinguma mu rugo cyane yego Jihad n'ibintu ukomeje numva rangengiza amatsiko ngiye navuze ko uri umwe mu ba blogger nyine uru social media cyane uyikoresha urakurikirwa cyane ariko se warumbwiye ngo hari bituma utaguma mu rugo cyane ni ibiki noneho rero winjiyemo muri no minsi kenshi muri gihe cyaguma mu rugo mba mfite ibikorwa byo gufasha byo gufasha yego ufasha abatekinisien no abantu batishoboye hari gihe ushobora kubufasha abatekinisien ufasha bari kugirwaho n'ingaruka za covid iyi minsi byifashe gute dufite team nini y'aba diaspora turi gukorana n'abavandimwe bariyo tugerageza kureba abantu bari muri bino bihe bitoroshye gufatikanya n'igihugu cy'u Rwanda gufasha abanyarwanda guha ibiryo ubu hari abantu mumaze gufasha yego ni nk'abangaye Jihad shani benshi mutuhe duce Nyamirambo nani Kacyiru yego bivuga ko hari icyo biri gufasha nyine societe nyarwanda abo ba diaspora mufatana mwaba mufite itsinda cyangwa abo mufatanya byabari umuntu ku giti cye cyangwa mufite uko mwisi itsinda dufite niko navuga ni abavandimwe banjye kuri social media hari igikorwa tujya dushyiraho cyitwa
ndi ijwi ryawe Mm. kubera yuko wenda hari ubo ubuzi muturanye ufite ikibazo cyangwa abuzi bafite ikibazo runaka so tugira umwanya rero kuri Instagram yanjye tukakira uwo muntu tukaganira kuri iyo issue tukayidiscussingaho n'abandi bantu and then tuga contribute amafaranga tubifashijwemo akenshi n'abadiaspora bari hanze babankurikiranye ndetse n'abari hano mu Rwanda tukegeranya amafaranga tukajya gufasha abo bantu yego bivuga ko gahunda iri kugenda neza abo ba diaspora hari abo tuzi bari muri showbiz bari bavugwa bazwi no ntabwo bazwi hari projects wajya gukora ngira ngo mufasha n'ubundi abantu ngira ngo ubwo mperuka harimo ba Eric Semuhungu n'abandi benshi Eric muraherukana jiha ntabwo duherukana kubera iki kubera kandi yari best friend wawe burya buri muntu yihugiyeho yego tubura umwanya wo kuhuza bivuga ko wihugiyeho nawe yihugiraho yego mujya muvugana ariko sometime iyo umuntu abonye umwanya ikintu muheruka kuvugana n'iki Jihad sinibuka bivuga ngo ni kera nko muheruka kuvugana nka ryari ni kera sinibuka igihe ariko ni kera ujya utekereza ariko ko muri ino minsi muzongera mukavugana nibura tubona umwanya twembi bivuga ko ubonye mbere se ntabwo wamuhamagara ukareba akakwitaba ushobora gusanga batawufite gute oya ndavuga wowe ubonye ariko ushobora kumuhamagara atakwitaba ubutaha nidukora ikiganiro uzambwira niba atarakwitabye ariko ndizera ko nta kibazo kindi kirimo Jihad uvuze ibintu bya social media cyane bitanibuka ko Instagram yawe iri mu zimwe zigeze kwibwa ariko njyewe sinasobanukiwe neza gihe hari ukuntu ujya kubona ukabona yaba abo blogger yaba aba star benshi akoze Instagram akoze Facebook ejo ugasanga ngo bayimwibye ibyo bintu ngira ngo byari byeze mu minsi nawe bakwibiyeho ngiye kubona mbona utangiye Instagram nshyashya gihe byagenze gute kugira ngo Instagram yawe yibwe barayibye bayiba gute hari abantu ba hacking ibintu so si nanga kesh kubyinjiramo kuko nize ikintu cyuko ibintu byose dufite ku isi tuzabisiga na Instagram yanjye rero irimo byo uzasiga n'uyu mubiri ngo tuzawusiga bitindaho rating yindi ntabwo waketse abo bantu bayikwibye Jihad yego umuntu ntago ayoberwa umwibye ahubwo ayoberwa hamuhishe wewe haguhishe password ariko abantu bona nabaketse ibyagenze gute ntabwo uri kumpa neza version no kuvuga Instagram wari ufite telefone irimo barayigambanira barayireporting ukuntu cyangwa bakayiba ushize iminsi bayikuraho ngerageje kuyigarura mbona bari kuzana ibintu byinshi mbona ni stress n'akazi nari ribereyemo why ntafungura indi Instagram ntabwo bishobora gutuma nta gahunda zanjye kandi ngomba gukora indi kakura n'akandi kazi kanjye yego bivuga ko wayibuze uyireba nyine ariko ntiwamenya ntabwo je nari ndiho hari umushuti wanjye wampamagara ambwira Instagram yawe ibaye iki ntabyo nari nzi njyaho ndareba nsanga bayitwaye ndabyihorera muri telefone usanga wapi agahinda byari bimeze gute cyangwa ntabwo nabitinzeho ntabwo bitinze wari ufite aba followers bangahe ibihumbi 13 hari ryari icyo gihe mu wuhe mwaka ni uyu mwaka turimo of course 2021 mu kwezi kwa kane kwa kane ubu ngubu ufite ibihumbi bingahe ndiba ngiye kugira ibihumbi 2 iyo ni nshyashya ariko mukora iki kugira ngo ubu yanjye sinjya nsobanukirwa neza ukuntu mugira aba followers benshi nka kuriya mubigenza gute Jihad ni ofete ni uko abantu baba bakunda ibyo nkora cyangwa se akenshi ibiganiro mbagezaho akenshi n'amavideo yanjye mbafite yego nicyo gituma rero abantu baza ugasanga bari kunshyigikira commentaire kugira ngo babashe kunkurikirana kwa nta kindi kintu nkoresha nibyo byonyine bakunda comments bakunda ibikorwa bakagufollowinga nyine ariko ngewe Jihad ko njya mbona aba star benshi mugira ikintu navuga ko urumva account uravuze ngiribwe hari abajyaga babifakinga kandi bazigurishije ntabwo baba bafite inzara bashaka amafaranga barazigurisha nanjye hari umuntu ugeze kumbwira wanguriye Instagram ndavuga come on ngura Instagram ntabwo nagura abantu banjye bankurikirana umuntu wanjye
pfa gufungura jihad tu bapfa kumenya ngo nagarutse muri Instagram cyangwa bakabona bitabaza bagafollowinga. ubona ari kubera inzara cyangwa no kubera ikindi kintu kuba bagurisha amaccount kugurisha ikintu udakeneye amafaranga ni inzara babifitiye niko mbyita none se ni ikintu nta nshuti zawe zagurishije account jihad ndabafite benshi azikurisha ufite nabambwira ngo mbagurishe iyanjye hari n'abantu hari abana ba akazi karabuze bre akazi karabuze umwana nimba ari umu IT azigushakisha ikintu akabona uko yiba n'abantu bazana gutatagurisha nanjye ndabumva urabyemera kandi ko nta kibazo kirimo nta kibazo kirimo nuko waruvuze ibintu by'inzara ndavuga se ariko ni inzara abantu umuntu yajya kugurisha ikintu adashonje ni ikibazo kabisa. Alright, Jihad uba kuri social media cyane wenda tutaranayivaho hari ukuntu ujya ukabona postinze nk'ifoto cyangwa suri live ukabona negative cyangwa bya bica ntege za comments amagambo aguca intege ugasanga Jihad wenda umuntu akubwiye aranagututse reka tubivuge neza ubyakira gute Jihad? Mbireba nk'ibitariho kace mbirabira mukamura bagane bati nkuraba mbireba nk'ibitariho none se njyewe akenshi usanga iyo ndi live abantu banjye baraza ariko hari n'abantu baba baje nyine bakivugira ibyo bishakiye nemera yuko tuvukira ahantu hatandukanye tukanarerwa mu buryo butandukanye iyo utiyubaha utanikunda ntago wakubaha ibintu bya Jihad ngo nakunde Jihad kuko uzi agaciro cyangwa se uburyohe bwo gukundwa wakunda mugenzi wawe yego iyo baguteye izo comments ntabwo biguca intege nta na kimwe haba video yanjye nshyiraho ifoto barabati Jihad bati genda we nta bintu batubwiraho ngaha abandi bakaza wamutinganyiwe avuga come on nkuriya ntabwo nk'uwo mpita mugira gutya kenshi ndaramusubiza twatinganye icyo ni icyambere nimba uri umukobwa ntabwo urampa boyfriend wawe umuhungu ntabwo ndaryamana nawe nimba uri ufite naso nturamumpa ngo turyamane ushingira he uvuga nakomeza nkagenda ntabwo mbyitaho iyo basubije ariko Jihad ko kuri mu bantu basubiza cyane usubiza ben akenshi nshubije abantu nka n'abatuka nanjye ajya kundega kuri RIB ugasanga ibyanjye biteshejwe agaciro nkabareba gutya nkavuga so what njyewe ntago nkusubiza gusa ndaguhagurukira nkaguhera kuno nkakugeza ku musatsi uyu babaye uhita ujya kundega Jihad yagize gutya na gutya bakabizana nkabibabwira nkabasobanura so bagasanga niwe wakomye imbarutso cyane njyewe ntago urumva umaze igihe kitari gito kuri social media ni ryari noneho iba ya comment bagukubise ugahita uvuga uti ebana mana yanjye ngiye kuva no kuri Instagram cyangwa kuva kuri Facebook hari igihe umuntu yigeze kwandika aravuga ngo nk'aba ngabo wabica aravuze kama yari mu Rwanda yes ngo abantu bameze nk'aba ngabo wabica ndavuga come on naramukurikiranye mpaka shirwa tubonanye amaso ku yandi sinari kuhumeka gutya ariko ndaramureba ndavuga ndamuvugisha ibintu byose abishyira hasi mitambona n'ikintu ngomba kuba namukuramo nashobora kugenderaho nko ku bantu bameze nk'abariya kandi guhindura imyumvire ikintu kimara igihe kinini so ntabwo njya mbitindaho icyo gihe wari wapostinze ihe yabikomanse kuki kuri video ku ifoto hari video nashyizeho hari nari ndi kwamamariza salo y'Abagande ni mu mwaka washize nari mfite tentire hano hose uriko nk'ibi ishira mu Rwanda nakibaza w'icyakoramo nimba bamukuramo nuzenya amabuye y'agaciro niba kozwe mu ibuye ry'agaciro nibaza nimba we bamukuramo ibuye ry'agaciro nimba bamucukuramo nyiramugengeri bikancanga nkibaza nk'uyu nguyu we bitebye ariko mwaje kuba inshuti bana yego cyane ubu muri abajama muravugana n'umuntu umugabo ni sawa cyane ariko urumva ko abagore bajya muri ibyo abagore bajya muri ibyo ni ingumba n'ababyara reka nuko ushingira kuki uvuga gutyo cyane kuko iyo uzi neza agaciro k'umwana nuko umuntu avuka ugaha agaciro ukibaza ukavuga uti subu hari igihe bajya bavuga ngo uranseka ukashobora kunseka ukambyara iyo utazi icyo uzabyara ukaba utazi icyo umwana wawe azaba cyo wagiye ufunga umunwa wawe akenshi abamama
rwose babyeyi baha agaciro kenshi abantu n'ukuri ariko ingumba n'abadateganya kubyara hapo ako jya nawe wenda two kuvuga kuri abo bantu cyane ariko nawe uri umwe mu bantu beze kabisa ngo bageze igihe cyo kuba banabyara ntabwo mbizi kumva wari umuntu w'umustar mu gihugu ariko wabyaye nabimenye ariko nanjye narabyawe yego nyine jya ujya utekereza ikintu cy'umubebezi nka ryari jya simbizi ariko ndabiteganya ntabwo iyo budget wari wayitegura neza yego ariko iyo ufite umuntu cyangwa abantu muri kuvugana bishobora gucamo bikakunda kuko ntabwo kubaka urugo ni projet yego ujye ubiteganya ariko ibyo bintu cyane rwose yes ukavuga uti kabisa ndashaka abana umva uzabyara nk'abangahe umwana umwe arahagije umwe wenyine ukabana na mama cyangwa simbizi icyo iminsi izadutegeka icyo tuzakora icyo alright ni byiza cyane ko unabitekereza famiye n'umugisha niko navuga ahubwo Jihad hari ibintu rukomojeho kuri n'ubundi social media tukiriho cyane umuntu araje aranditse ari comments nyine akubabaje nayumvishe ubundi aravuze ati hari abakwita umutinganyi iyo umuntu aje akavuga ati Jihad ni umutinganyi ubifata ute cyangwa wumva umeze ute muri wowe uwabariwe aba ari umutinganyi ahubwo ari wajya yiheraho yivuga kuko ntabwo nibaza kugira ngo uze kuvuga ngo Jihad ni umutinganyi tutari twaryamana ibyo nabyo biri kure kuko gender identity ndetse na sex orientation na physical appearance ubwo ureba umuntu ntimukabyibeshyeho cyane yego so nk'uwo njyewe njya mvuga nkamureba nkavuga wawe basi se twaratinganye bigo nagufashe ngo tungo nkavuga aha kuki wumva ko ushobora kubibwira umuntu ari wo umuntu abikubwiye abenshi abo baba ari bo ariko umuntu utita ku kintu nta mwanya bagifitiye nyine bivuga ko abenshi bajajinga nyine Jihad usanga ari bo cyangwa bafite abana bari bo cyangwa bene bo bari bo bishobora kubura so rero kuza kwibasira Jihad ariko nkagushakisha ko gushakisha hasi hejuru ugashita kumuguye hari umutinganyi dushiduka twahuye gukoza kabisa alright ariko nuvuze ngo physical appearance n'ibindi byinshi ariko uko umuntu ateye ushobora kubona umuntu ukavuga uti Blaze ni iki aka kanya cyangwa se ukaba wavuga uti Blaze wenda yitwaye igikobwa kandi wenda ari umuhungu kanaka yitwaye gutya wowe ibyo bintu bye byakubaho kuba wajajinga umuntu ako kanya abantu bajajinga rero urakoze ntago abantu bajye babitandukanya sex orientation na gender identity ndetse na physical appearance bitandukanye nuko umuntu ateye yego so rero ntibakabyibeshye ku muntu ntabwo nshobora kureba umuntu ngo bire gutya ngo mvuge gutya ndetse naba mbivuga twararyamanye none se ko nshobora no kubyibeshyaho ukaba nta n'igitsina ugira ko nshobora no kubyibeshyaho ukaba ufite ibitsina bibiri abantu bavuka gutyo yes none se waramubonye Jihad kubyibeshyaho nkasanga nimba murakuri umugabo ntuzi no kurongora nimba murakuri umukobwa wenda ntago wumva ko waryamana n'umuhungu ni byo ngibyo sinshobora kuba najya kukujisha umuntu niwe umenya ku giti cye cyokora ubaye open ukambwira nabyumva ariko umuntu niwe wimenya hari umuntu w'inshuti yawe wari waza ngo abe open kuri wowe akubwira ikibazo cye kubwira ati genda umutinganye bimeze uko inama rero bagira nizihe ndabanza donc mfite nk'ubugiye mfite association yabo hari bavanze n'abapfubuzi no kuvuga ngo hari igihe n'umugabo akwegera akakubwira ngo mfite umugore ariko nkururwa n'abagabo njyewe cyangwa akavuga ati ndi umuhungu ariko rwose siniyumvamo abakobwa nkaganira nawe nkumva icyabiteye noneho nkamufasha kumuha orientation yuko agomba kwitwara kubera yuko ashobora kubikuriramo n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse tutibagiwe na HIV urumva so rero nkamugira inama nkamubwira ugomba kwitwara gutya na gutya ugomba kwitwara gutya na gutya ugasanga ahubwo mbishuti nawe tugenda hari abantu baba open kuri njyewe rwose inama ujye ubagira cyane cyane noneho hari n'akantu warukomojeho k'abapfubuzi abapfubuzi baracyabaho barahari association ariko se Jihad nawe imeze iteze association
yatangiye ryari 2016. ego imaze imyaka hafi 5 ibaho kabisa ubagira izo nama ubu ufitemo abantu bangahe 50 bose hamwe inama rero wabagira kuko ubu tuba dukurikiwe n'imbaga nyamwinshi abantu bose bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda inama ugira abapfubuzi ziba zihagaze gute kari umuco ushobora kuba utari na mwiza ushobora gusenya ingo nyinshi muri sosiyete mu Rwanda ntago wasenya urugo kuko urubundi urugo ruba rwasenyutse iyo umuntu wamugannye iyo wagannye umupfubuzi urugo rwawe ruba rwasenyutse ni kimwe n'iyo umugabo ataye urugo rwe akajya mu ba female sex workers cyangwa akajya mu bakora umwuga w'uburaya cyangwa akajya kuryamana n'undi mugore kandi asize umugore we mu rugo. Ni ibintu tugira mu buzima busanzwe muri societe tujye tureka kubigira ibintu bya hatari. Njewe ikintu mbagira inama nukuba professional mu kazi kawe bakamenya kwiproteja no kuba gayo cyane cyane kwirinda HIV kuko hari uruhererekane rwandurira mu mibonano mpuzabitsina. Waryamana n'umugore w'ibunaka ukazaza ukaryamana na mushiki wanjye ukaryamana na mushiki wa Blaise akaryamana na cameraman gutyo bikaba ishene. So rero aho ngaho ubabwira kwiproteja d'abord nta kindi bakaramira ubuzima. Ubu kugeza ubu Jihad abo bantu baba babayeho gute si iminsi neza naguma mu rugo babayeho neza bose babayeho neza ariko bira bintu buriya jewe wenda ntago mfite inshuti nta nshuti nagira nyine ngize amahirwe yo kubona nuko ntazizi ziraza kukwibwira na majorite ntago abanyarwanda babigira abo bisanzuraho right no bintu byakiza umuntu jya umuntu akaba yakira akaba akazi kadakiza none se umukinnyi w'umupira ko atera akinisha kugura agatera imbere uwukina basket ko akoresha amaboko why not igitsina cyo kitakiza umuntu nibyo kikagukiza tayari bya bintu wenda wowe ufite na experience urabibona ubagira inama ese mu nama bagira uhita unababwira ko mu ndangagaciro bitarimo cyangwa z'umunyarwanda muri rusange icyo wita indangagaciro niki ko ari ukuba ari umunyarwanda ari inyangamugayo ko ntagendera ku muco bavuga ngo umuco ngo wacitse kuko nasomye mu bintu bihungabanya uburenganzira bwa muntu ko harimo umuco ndetse n'amadini. Urashaka kumbwira ikigo ja ariko wenda jewe urumva iyo njya kuvuga gutyo ni ibintu tutari dusanzwe tumenyereye tubimenyere ko bimenyere. Yes nibivuze ngo association warayandikishije ariko ja ndi gushaka ibyangombwa ariko niyo itaba yanditse ibigomba gukora ko amategeko arabinyemerera. Ikindi ntago ari ngombwa ngo wumve ikintu umuntu ari gukora wowe nimba wumva ikintu utagikora undi yagikora that's it. Nubundi kuko ntawe ubabayeho kubwundi nubundi yes ariko ngewe wenda uko mba mbyumva uyu munsi ntago byari byaba official ko uwo muntu w'umupfubuzi yakora business akaba hari inzu hano muri no nzu turimo muri no building turimo ukavuga uti iyi nzu nyine harimo iyo service turayitanga. None se abakora umwuga w'uburaya bo hotspot zabo hari ubwo ziba zanditseho ngo hano ngo hari abantu ariko nta hotspot ziba zihari tuba tuzizi. Umukiriya iyo ukeneye umunyu buza aho ujya kugura ushobora kujya muri farumasi ngo wakumunyu nta kindi cyane. Aka kanya hari abakobwa bajya bakugisha inama bakora uwo mwuga ni n'inshuti bangisha inama n'ukuri abantu benshi bangisha inama. Je ubona n'ukubera iki ubona ari iki gituma bakwisanzuraho abantu batandukanye noneho harimo abo bakora nyine umwuga w'uburaya hari abapfubuzi hari abatinganyi bose bakakwisanzuraho mama bubatsi ni ibanga ukoresha ibanga nta rindi nuko mbumva nkanababwira uko mbyumva ngewe ariko nkabaha espace yabo yuko aribo bagomba kwifatira icyemezo nkabumva nkabagira inama kuko giye rwose njya mbagira inama no ku rubuga rwanjye haragiye tujya tugira ikintu cyo kugira abantu inama kandi ugasanga zirabafashije mu rugo. Tukiri aho hari ibyo waruvuze bijyanye n'umuco cyane cyane ko hari ifoto imaze iminsi kuri social media irimo umugabo bita Juno Kizigenza numwe mu ba star nabo dufite bari kuzamuka cyane mu muzika nyarwanda yicaye kuri moto ariko inyuma ahetse umukobwa ubona ko navuga ko bisa nkaho yari video shoot yari yambaye utwenda tw'imbere
ndetse social media hose hajya abantu bavuga yisha umuco mbese byacitse. Jihad, wowe ubifata gute iyo ubonye ifoto nk'iriya? jewe ndayumva bari mu kazi n'umuhanzi ahubwo tumushyigikire aho kumuca intege. None se kuri piscine ubu ntabwo bari kujya kuri piscine, none ari kubikorera kuri piscine. Ntabwo kujya muri piscine byemewe. Kuri piscine bajya bambaye amakoboyi n'amakanzu n'amagutiya. Bareka ibyo by'imico yabo, bazirikana yuko umuco nyarwanda turawemera, ariko twemere kukura. Nimba umuco ukura rero umuco urakura hapo n'akataraza kazaza. Byemere ko umuco ukura nta kindi. Nimba kera abantu benshi batarambaraga bashyiraho utuntu imbere hano tukaba twambara, abantu mama bakabatarambaraga amapantaro bavuga ngo nubukunguzi, bakaba yambara ubu nta mwenda w'umugabo nta w'umugore. Kuki bikini takoreshwa? Kuki umuntu atakwambara string ngo acting muri video? Ucurakura batuze bamenye ibyabo. Urabona iyi muzika se wenda ukira aho ngaho, urabona ino muzika nyarwanda ino generation iri kuza cyane, urabona itazahungabanya nyine uwo muco wenda uvuga ukura, urusibye kuri bona dusobanura uburyo ukuramo nyine umuco ukurute. Ese urabona ntacyo izi ndirimbo ziri gusohoka ubu zizangiza nyine? Nukuvuga ngo abahanzi umuziki nyarwanda ugeze ahantu ushimishije ahubwo bakomereza. None se tuzahura mu byakera? None se ntabwo erega tujye twemera yuko nubwo dufite tujye twibuka dufite umuco, twemere n'iterambere, sibyo? Ese umuntu azaguma hamwe akanyone katagurutse ntikamenye iyo bweze. Nimba ugiye i Burayi ukabona uko abandi bari gukora amavideo, kubera icyo utagerageza kuyikora? Urugero, tujye tubwizanya ukuri, ntibakabigira intambara, ahubwo babashyigikire. Niyo mpamvu abahanzi bo mu Rwanda wacu badatera imbere, usanga umuntu atagushyigikiye kandi yakagushyigikiye. Birumvikana, ariko njyewe wenda nkuko mbibona hari ukuntu muzika ishobora gutera imbere ariko ikica bimwe mu muco cyangwa se bikaba. Niyo mpamvu n'abantu, niyo mpamvu nakubwiye ngo umuco urakura, ningo niyo mpamvu ziri gusenyuka muri iyi minsi. Bakirengagiza ko hari umuco, bakirengagiza ko hari n'iterambere abantu bagira, hakaba hari n'ubumenyi batabira ahandi hantu hatandukanye. Niyo bakavuga ati ntandukanye n'uyu muntu cyangwa se nahukanye byaba ari ikibazo, cyaba ari igisebo, kandi byaba ari byo byiza cyane. None se siyo mpamvu ubona abantu bari ugasanga umuntu ari kwica uwo babyaranye, uwo bashakanye, ugasanga ari kumwica. No kubera iki? Ni bya bintu yabitse avuga ati reka batamenye iki ngiki. Umuco rero urakura, babyumve babimenyere, bumve ko umuco ukura ahubwo n'akataraza kazaza, babe bitonze, babe bakanure tu. Bivuga ko wowe iyo ubonye iriya foto nta kibazo rwose, ubona ari iterambere rya muzika cyane, ahubwo n'abandi niko byibura niko bakabibonye, ariko siko babona. Yego abantu tubonera ibintu kimwe, ariko tubifata mu buryo butandukanye. Bareka abana bakora umuziki, bakura ibyo by'umuco wabo aho ngaho. Ako jangiye sinzi wenda wo kuntu ubyumva kuri wowe ku bwawe, ngiye mbona ari ikibazo kinakomeye, urebye ugasanga nyine ntago ari cyo kibazo gikomeye dufite ibibazo byinshi umuntu yakitayeho kurenza ibyo by'indirimbo by'umuhanzi. Ukomeje ku bintu rero bijyanye n'imibanire y'abantu, ugasanga umwe yisha undi cyangwa se divorce ni menshi. Jihad, uyu munsi rero ubona ibi bintu atari kwigana abanyamahanga cyane tukarengera mu Rwanda? N'abanyamadini baratubeshya, bashyiremo ko nta kubana karamata bibaho. No mu mategeko y'u Rwanda babihindure, bashyiremo kurambirwa, sibyo? Nimba ndambirwa umwenda nambaye nkahindura undi, nimba umuntu ashobora gutunga imodoka kumva arayirambiwe, why not umuntu mubana utamurambirwa? Yes, umuntu mwashakanye, wabonye ukuze, mutaturanye, umuntu udashobora kurambirwa n'umwana wawe, niwe nyine udashobora kurambirwa. Ariko umuntu mwashakanye rwose, bibaho, babyemere ko kurambirwa bibaho, bajye banabyumva, hanabeho espace yuko umuntu ashobora kwicarana n'uwo bashakanye akavuga uzi n'ikindi, I'm done, ngenda kurambira, ndumva ibintu mbihaze, kubera iki ndaguhaze, ndashaka undi. Burya njye nicyo nemera abayisilamu, bemere gushaka abagore barenze, ariko hari ahandi amabuye avuze ubuhuha. Kubera iki? Guma hamwe. Nimba rero uteme mwicare bantu muvuge ati ndakurambiwe, asohoka agenda ajya iwabo, nawe ugumi wanyu. Kubera iki? Winjiza undi muntu ushaka kurambirwa, bibaho. Tubyemeye. Umva bitazakwirakwiza, urumva bitazica byiza.
nta nzangano zazamo, nta no kwicana byazamo, nta no kurakarirana byavamo cyangwa kurwana. Naza navuga okay, nakurambiwe, tubiganireho, agende. Kuko buriya no mu rugo muzacunge n'umugore n'umugabo babana, buri muntu agira ivarisi ye, bakagira n'indi imwe bahurijemo. Iyo rero bikomeye, umwe aterura ivarisi yakagenda, bijya bibaho. Ni kuriya kwahukana nyine. Zareba abubatse bambabarire, babicunge neza, baraza gusanga buri bafite ivarisi bahuriyeho, hakaba hari n'indi ya buri muntu ku giti cye, ari izamufasha kwahukana, arahukana akagenda, akayitwara cyane, agatwariye. Ubona bino bintu bitazangiza sosiyete nyarwanda, kuba umugore yashaka wenda abagabo barenze umwe, umugabo akaba nawe yasimbuka akishakira abakobwa barenze. Urushye rwose, amenye ko kurambirwa bibaho mu bashakanye. Urabyutse mu gitondo, umugore akubwiye ati sheri ndumva ibi bintu nabirambiwe rwose, wabyakira neza wowe? Nabyumva, aho kugira ngo ndambirwe ejo azanyicire mu nzu, bibe solution yo kuba yanyicira mu nzu, yabimbwese akajya iwabo cyangwa agiye nkagenda, wowe ukamusiga. Yes. Ubusore urabona bitazatwezera ikibazo niba ko ni nabyo byiza, abashyiraho amategeko babirebe, babigisuzume iki kintu, bazasanga ari cyiza cyo kuvuga ngo kurambirwa bibaho. Apana akaramata ngo akaramata, yes, cyo nacyo bagikureho cyakaramata. Abamadini baratubeshya na hano kurahira, wowe ugiye gucanga umuntu idarapo amabara 3, yego, ugiye kuri mucanga, muzabana karamata, muragenda mu minsi mike, mu minsi 3 atangira kuguhamagara mu izina ryawe, mu yindi akatangira kuguhamagara ngo yewe, mu yindi minsi wakwinjira akakureba nk'udahari, akigira iwawe cyane. Kumeze nk'ufite experience z'ibyo bintu. Jewe nuko nzi ngo zimeze gutyo, nukuri, kandi abenshi bagira inama, banira nabo nkamugira inama, nkubwira rero wowe wigendera, aho kugira ngo bizagere aho mwicana, genda, ntago wakubaka nka nyoko cyangwa se cyangwa se bitekerezeho, ureba aho bipfira naho bipfira, ukemura ibibazo. Ariko jewe namo ayo namubaza, urumva bigeze ati namuhaze, ati ku buryo numva ntakishaka kuryamana nawe. Okay, mu gihe udashaka kuryamana nawe niki, ko ari nacyo kintu kiba kibahuje ubundi, sohoka ugende, azana undi cyangwa gushaka undi ku ruhande. Ibi biratuma wenda mitana nakubaza, ubushize ngira ngo ubwo tuganira wambwiraga ko umukunzi wawe aba hanze, ari hanze, nanone baracyari hanze. Yego, ni hari cyane, nukuri. Akummaranye n'umunyarwanda wa hano i Kigali, nabapfumbafu cyane, shwa, nukuri. Kubera iki cyane? Ari macuwa mu mutwe, ntibatekereza, babihorera. Ubundi uyu muntu yasohotse, aba diaspora nibo sawa, baba bazi n'ikibugu ko kimeze, na wabandi ushobora kumubwira ngo nakurambe, bakavuga nta kibazo, bibaho ndabizi. Mwerukana ryari gihe kazana abantu bo muri ADPR cyangwa mu yandi matorero ntazi nkumva, byacitse umuco wagiye, Imana yanjye mu rusengero baravuga gutya na gutya. Urumva uwumbwiye ko umukunzi, ariko n'ubushize niko wari wambwiye da, nakubwiye muherukana ryari kubonana? Muherukana vuba nka ryari ugereranyije? Ashize umwaka. Ujya umukumbura? Yeah, of course. Umwaka ni mwinshi, ubona se urukundo rurimo distance, ruri kure nyine, niko akunda uwumva ubyikuramo ukajya kwivibuza, nawe akivibuza, bitwaye ikisi. Ese hari we wamara kabiri udakora imibonano mpuzabitsina cyangwa udakora sex, kuko iyo indi haze igitsina kirakubwira nacyo mpa, bose wagiye icyo uwo mumaze umwaka mutabonana, ubwo ntago muzabipfa, tubipfikize. Ni principe bigomba gushyiraho hariya, nawe yivibuze, nanjye hano nivibuze, pfa kwirinda. Yes, birahagije. Ariko ko bavuga ko abasore b'abanyarwanda mukunda abadamu cyangwa se abagore b'aba diaspora cyane, bitewe no gutinya ubuzima. Erega igihe kirageze ko natwe twitabwaho bre. Abasore aho bahereye aribo bagira gutya biyuha kuya, wayinota abagabo none bayinota abagore, none se ntibavuga ngo n'uburinganire, nabo nyine bashaka iryo faranga, badukande twibereho. Bivuga ko nta kibazo ubibonamo, nta na kimwe. Ntuzabigiraho ikibazo, azagende kubirega, turebe inkiko zibihanira, nibyo bishiramo. Hari abantu
ako jya izo kesi ujya uhura nazo cyane wambwiye ko ufite n'iyo association ariko se hari abasore bari baza bagutakira ko iyo diaspora yabaguye nabi ko yagiye agahinduka nk'umuyaya cyangwa se ajya yagahinduka cyakanoza imodoka ugavuga ati ndagiye akanateka of course ariko mugomba gufatikanya ariko nyine yagusuzuguye aba yakugejeje mu kibuga cyiza ugakina ntikiba kinyerera nk'iki Kigali wagira ngo kirimo homo Kigali ariko Jihad ubundi nkawe Jihad tuvuge ari ugushakwa hanze ukaba wakwibera mu Bwongereza kuba uwo mu diaspora no kuba wakwibera hano i Kigali we Jihad wibere Kigali uslaying umeze neza wahitamo he buriya kuba i Kigali ni akazi bro kuba i Kigali umuntu nanakubaza ngo ukora iki uzamubwire ko no kuba i Kigali ari akazi urumva sha rwose tubwizanye ukuri nyine ubuzima bw'iyo si nk'ubwinaha ukoze wagenda ugasanga uwo mukundana nyine kibazo guserenga i Kigali se kubera icyo wagiye ugaserenga ukemera ukikoza mu Bwongereza ukajya wiyogereza ibyombo Bwongereza ibyo ukajya wirirwa gutetse ubyoza nese gutekaho ko numva nyine nta bakozi bahari ntago ubugomba gufatanya n'uwo mugore wawe mugateka nese wakwicwa n'inzara se ngo umugore ngutegereje ko aza tekurye ave gushaka amafaranga nimba muri kumwe ari uri guhiga ifaranga aze amenye yuko n'igitanda kigize cyangwa se n'ibiryo bitateguye kandi bihari uwo ni umurengwe hano i Kigali ntabwo dufite abagabo babubatse kandi barateka ubuse ubona atari ubunebwe kuba umugabo yaba umunebwe Imana iyo yakwibutse iraguha ubunebwe tujye tubwiza ikaguhera hakurya aho utaraguhereye Kigali guhera yiki hano Kigali k'ibintu biharira kuri wowe alright Jihad reka ngushimira ariko tutarasoza hari icyo navuga Minisiteri yo gukangurira abantu nyine mufite ikintu muvuze kuri societe nyarwanda abastar abantu nyine bakurikirwa cyane aba social media ndetse no muri rusange kuri blogs zitandukanye cyangwa se YouTube n'amative atandukanye amachannels atandukanye ubutumwa bujyanye na covid ubutumwa bujyanye na coronavirus irahari hanga rero uhita utanga nyine ubutumwa ukabwira abanyarwanda uko babyitwaramo ndetse ukanabahumuriza muri ibi bihe bitoroshye byaguma mu rugo urakoze corona mbere ndi mu bantu batabyumvaga ariko ubu nabifashe seriye aho umuntu apfa mwari mumaze kabiri muvugana ari corona bagenzi mureke gukina na corona n'ukuri kw'Imana hari kitamenyerwa corona yo ntiyoroshye birinde n'ukuri iyo metero bayishyiremo gukaraba bakarabe bambare neza agapfukamunwa birinde pe turebe ko tuzatabaruka amahoro n'ukuri kw'Imana sino turashize ikindi bafashanye igihugu cyacu kiracyakennye pa raporo y'ibindi bihugu mbonereho n'umwanya wo gushimira aba diaspora bari mu bihugu byo hanze n'ukuri mbikuye ku mutima ndabashimira kuko bari kugenda bafasha abanyarwanda mu buryo butandukanye ikindi n'abantu batuye hano mu Rwanda nimba ubonye umuntu buryo umuntu nimba ubonye akariro katari kuzamuka kotsi katazamuka menya ko byarabuye ntiwibwirize yuko aza kugusaba mugenzi shyira mu gisororo mushyire ikindi dufashanye n'ukuri ducyo ufite uheho undi kugira ngo dusunika kuko turabihamye neza hari abantu barya muri uyu mujyi uko basohotse hano basohotse bagiye gukora bagiye mu buzima busanzwe bwo hanze ubu bintu birafunze abamotari babona amafaranga ari uko bagiye abantu bose hari abarya ari uko bagiye uburo ntibari kugenda none se nimba ufite wahaye umuntu ntitwirinde gusa tutari gufashanya ntumbwire ngo ndaze wawe cyangwa se urambwira ngo nzaniye agapfukamunwa cyangwa unzaniye ngo sanitize oya rwose banyarwandakazi inshuti z'u Rwanda dufatikanye dufasha abababaye kuko n'ufashwa yafasha ushobora kuba ufite uri adafite eho kugira ngo ino misi tuyisunike alright Jihad reka ngushimire cyane ku butumwa bwiza uhaye abanyarwanda ndizera ko kabisa na project wenda uri gutegura cyangwa se imigambi yawe imwe n'imwe uzajya utubwira yego nzajya mbabwira